Abaturage mu bice bitandukanye mu ntara y'Amajyepfo bishimira umusanzu itorero Anglican Diocese ya Shyogwe itanga mu mibereho yabo muri rusange. Barabivuga mu gihe kuri iki cyumweru iyi diocese izije imyaka 30 ishize ishinzwe n'indi myaka igera kuri 25 imaze iyobowe na Musenyeri Dr Karimba Gerard. Alexis Namahoro arakomeza n'ibindi kuri iyi nkuru. Mu kagari ka Tambwe mu murenge wa Ruhango abaturage bishimiye umusaruro w'inanasi. Ibikorwa by'iterambere bavuga ko byiyongereye nyuma yo gushyigikirwa na diocese y'itorero Anglican ya Shyogwe bagakora nka koperative bavuye ku itsinda. Diocese ya Shyogwe yaradufashije kuko yagiye duha abo kuduhugura bakaduhugura ku bijyanye n'ubuhinzi bw'inanasi, iduha inyana n'ikimasa kugira ngo tubashe gufumbira izi nanasi ureba. Mfite inzu ishakaje amabati, ipavomye irimo sima, kandi ibyo bikorwa byose nakoze nabikuye hano muri iyi koperative. Ubwa mbere buri wese yagiye abona inyana y'ibihumbi 120. Twongeye gufata ababundi bwa sisi buri munyamuryango bakamuha 80 byo gusukura aho atuye, aho ari iwe. Ubukurikiyeho ejo bundi buri wese yagiye afata 250 na 2. Abari mu cyiciro cy'abaherutse kwigishwa gutunganya ibikomoka ku mbuto bavuga ko ubumenyi bahawe mu mezi 6 buzabafasha guhanga imirimo no kwiteza imbere. Ni ukuvuga ngo hano yahabonetse akazi baranyifashisha nk'umwe mu batreninzwe n'uruganda, nkaza nkakora ikirakana kibazo, ndetse n'ahandi hanze naho bajya bahamagara naho nkagerageza nkakora bitewe n'ubumenyi nakuye hano. Nize amezi 6, nize gukora amaji atandukanye, nka payinja, ni jinja ivanze na pineapple, niga gukora iya tree tomato, na ji ya karoti n'iya beetroot cyangwa beterave. Mu kwizihiza imyaka 30 y'ishingwa rya diocese Shyogwe mu itorero Anglican, Dr Rohambanda umwepiskopi mukuru wa EAR agaragaza icyerekezo kigari cy'iri torero, gusa akavuga ko bakivoma mu byerekezo bigari by'igihugu. Mu byerekezo bigari by'igihugu turagenda dufatanya na leta mu burezi, mu buvuzi, mu ivugabutumwa rihindura, mu kuzamura abaturage tubakura mu bukene, mu kwita ku mibereho myiza y'abakristo bacu ari bo banyarwanda, mu kwita ku burezi, mu kwita ku buvuzi. Aho hose ndega leta iyo tureba ku kijyanye na education, ku kijyanye na malnutrition, ku kijyanye no kurinda umwana, ku kijyanye n'umuryango, aho hose turagenda twuzuzanya. EAR diocese ya Shyogwe ikorera mu turere tune tw'intara y'Amajyepfo. Kayitesi Alice guverineri w'intara avuga ko usibye ibikorwa bigari birimo ibishyigikira ubukungu n'uburezi, umusanzu mukuru w'iri torero bawushaka muri gahunda zibungabunga ubusugire bw'umuryango. Bakomeza kubaka koko izo ndangagaciro ziri mu itorero, mu rusengero, zigasohoka zikagera no mu mudugudu, kuko ubundi ni umuntu umwe duhuriraho, ni umuturage mu mudugudu akaba umukristo mu rusengero. Mu bufatanye bwiza rero dusanganywe na EAR, twifuza ko dukomeza kwigisha, tugahindura umubare munini w'abantu benshi, imiryango yacu ikaba mizima, kuko umuryango ni ishingiro rya byose. Umuryango utekanye, uteye imbere, n'izindi gahunda za leta zose ndetse na gahunda z'itorero barazubahiriza. Icyerekezo cya EAR diocese ya Shyogwe mu yindi myaka 30 kiri mu kuzamura inzego z'ivugabutumwa, uburezi, ubuzima n'ubukungu nk'uko bitangazwa na Musenyeri wayo Dr Karimba Gerard, gusa nawashimangira ko byose bigomba guhera ku muryango muzima. Ibyo dufite tugomba kubikomeza, twamara kubikomeza bigatera intambwe igana imbere, twumva ko ari ikintu cy'ingenzi. Ariko ikintu dushaka muri impact mu myaka yindi 30 ni ukubaka umuryango, tukubaka umuryango ukomeye, kuko nitwubaka umuryango tukubaka cyane cyane umutegarugori, tuba twubatse umuryango wose, tuba twubatse abana, tuba twubatse itorero, tuba twubatse sosiyete nyarwanda. Icyo kintu cy'umuryango rero tugikomeyeho cyane, kubaka umuryango uhesha Imana icyubahiro. Twumva ko muri iyo myaka 30 iri imbere bizaba bigeze rwose kure. Diocese ya Shyogwe mu itorero Anglican yatangiranye paruwasi 13, nyuma y'imyaka 30 zikaba zimaze kuba 38 zifite ibikorwa biri mu turere twa Kamonyi, Muhanga, Ruhango na Nyanza. Alexis Namahoro, i Muhanga.